Herereye hose nanjye meze neza. Muhaye ikaze muri kino kiganiro tugiye kubanamo kugira ngo musabe uze kuniza umwanya wawe kugira ngo twumve icyo ubwami bw'Imana buvugana natwe uyu munsi wa none. Ni byiza ko umwaka urangiye, na byiza ko Imana ikomeje kugutiza ubuzima dukomeze tubeho. Ese n'iki Imana dushakaho muri iyi minsi? Ni ibihe bihe bihari biri guhishurwa n'umwuka w'Imana. Reka mwinginge njye musabe nanone kugira ngo uze kuniza umwanya kugira ngo tumenye uko ibihe bigihagaze, haba ibyo mu isi ndetse n'iby'umwuka, n'icyo ijuru rigaragaza. Reka mwikaze, reka dutangire dusanga kugira ngo Imana izibane natwe muri uyu mwanya, ngira ngo nawe ahantu ufata umwanya usengane nanjye kugira ngo amatwi yawe aze kumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Reka dusenge. Mana, turagushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kuba mu ijambo ryawe. Izina ryawe nirihimbazwe kubera ko wifuza kuvugana n'abawe kugira ngo bamenyeshe iby'ibihe n'iminsi. Iyo niyo mpamvu utuma abantu bahaguruka bagakora ibiganiro, niyo mpamvu utuma abantu Mwami ubaha ubumenyi bugiye butandukanye kugira ngo isi yose imenye icyo uyishakaho, kuri Imana ibera hose icyarimwe. Warabikoze, urabigaragaza, uzana uburyo bworoshye kugira ngo isi yose ijye imenya icyo ugambirira ku bwoko bwawe. Turagushimiye rero, dusabye amatwi y'umwuka kugira ngo afungukire kutwumva. Nubwo ibihe turimo Mwami bitoroshye, ariko uracyari Imana iri mu ntore zawe. Urakoze rero Kristo kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye, amen. Ndagushimiye ko umpaye umwanya wawe, kandi umwanya ukomeye, umwanya tugiye kuganira tukareba icyo ijambo ry'Imana rivuga. Njya nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo impamvu dukora bino, impamvu dufasha, impamvu dukora imirimo igiye itandukanye, ntabwo ari ukugira ngo dushime cyangwa abantu badukomera amashyi, ahubwo ni ukugira ngo duharanire ubugingo buhoraho. Nta kindi cyatumye umwana w'Imana yerekanwa, kwari ukugira ngo uyu munsi unyumva uzabona ubugingo kandi bwinshi. Rero nta kindi gituma abantu bafata za Bibiliya bagahaguruka, sinzi wenda abantu bashobora kuba bafite intego zitandukanye, ariko impamvu abantu babwiriza, impamvu abantu bahanura, byakabaye ari ukugira ngo itorero ry'Imana, Imana izaryishyire ridafite ikizinga. Niko ntekereza, byaba ari umugisha ukomeye. Rero najya tuganire ku ijambo ry'Imana, twumve icyo ijambo rivuga. Nahoze nibaza ibintu byinshi, mbaza umutima wanjye, ese uyu mwaka ugiye kurangira, niki Imana ishaka kuvugana natwe muri uyu mwaka? Niki Imana igambiriye mu mwaka tugiye kwinjiramo? Rero nagira ngo uze kunyuza umwanya wawe twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niki gihari, niki umwuka ugaragaza, ni ubuhe bwishuro, niki Imana ishaka kumenyesha abantu. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Muze kunyemerera munize umwanya wanyu kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana ririmo riratubwira. Reka munyemere dusome n'ubundi gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 26. Turasoma umurongo wa 41 muri Matayo, ibice 26. Turasoma umurongo wa 41. Haranditse ngo mube maso musenge mutajya mu mwoshya, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Reka nsubiremo. Haranditse ngo mube maso musenge mutajya mu mwoshya, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Reka nanone dusome ijambo ry'Imana ryanditse hano mu butumwa bwiza none uko bwanditswe na Luka. Turasoma n'ubundi 22, igice cyawo cya 22. Turasoma umurongo wa 46. Handitse ngo iki? Aranditse ngo 46 handitse ngo arangije arababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu mwoshya. Reka nsubiremo. Arabaza ati, ni iki kibasinzirije? Ikibasinzirije ni iki?
nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Tugiye kuganira kuri aya magambo, naho intego ivuga ngo abakristo igihe tugezemo nitudasenga, nitugira ubuzima busenga, ntituzamenye biriho. Ubundi kubera icyo abantu basenga? Kubera icyo abantu basenga? Kubera icyo abantu bafite umwanya bagasenga? Ubundi ikintu impamvu abantu bagasenze bagakwiye kugira ngo ubundi umuntu ushaka gusenga ni umuntu ushaka kugira, ni umuntu ushaka kuganira n'Imana. Impamvu rero Yesu Kristo yahuguraga izi ntumwa zibwira ngo nimubyuke musenge kugira ngo mutagwa mu mwoshya, ni uko yabonaga nibatagira igihe cyo gusenga bazakora n'ibidakorwa. Bene data, imyaka turi kwinjiramo ntabwo ari imyaka yo kwicara, ntabwo ari imyaka yo kuvuga ngo nzatungwa nayo nasenze, nari umugabo ntabwo ihabwa imyaka. Abantu bajya bishuka cyane, bakishuka cyane, ariko reka mbabwize ukuri, igihe tugezemo si igihe cyo gukina. Nitudasenga tuzamera nk'abandi twagiye tubaho. Sinzi impamvu abantu bahora bishingikirije ku bintu bimwe na bimwe ubona bidafite n'icyo bimaze, ariko ndabahugura ku bw'imbabazi z'Imana, nimukanguke muve mu byo murimo. Uyu mwaka turi kwinjiramo ntabwo ari umwaka wo kuryama ngo dusinzire, ntabwo ari umwaka wo tuzatungwa n'ayo twasenze, ni umwaka wo gusenga kugira ngo tutagwa mu mwoshya, kuko amoshya yabaye menshi. Amoshya yabaye menshi. Kuko reka mabwire, sinzi impamvu mutabibona. Pawulo yagiye abibwira Timote, abimubwira ngo mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birushya, kandi ibihe birushya tubirimo. Ariko uyu munsi wa none imitima yacu ntabwo irabyumva, ntabwo irabishyikira. Hari abagitegereje ngo iminsi ya nyuma, ariko reka mbabwire, nitudasenga tuzagwa mu moshya. Ijuru muhora duharanira, ijuru muhora turara amajoro, abandi ntibasinzire, abandi ntibaryame. Nitutaba amaso, bene data bakunda, tuzaba mu moshya. Impamvu Yesu yahuguriraga abigishwa nuko yabonaga ko igihe kigiye kuza ari igihe kibaruhije, yabonaga ari igihe cyo gusenga kugira ngo bahabwe imbaraga, yabonaga ari igihe cyo kugira ngo basenge bambare imbaraga zikomeye. Ariko arasinzira. Yesu waje kumufata, Petero atangira gukata amatwi. Nawe nudasenga uzaba umunyamubiri. John yarababwiye, ndababwira ngo ubukristo bwuzuye ntabwo ari uko umuntu ahanura cyangwa abwiriza cyangwa ari umupasiteri cyangwa ubuzima bw'umwuka bwuzuye. Ntabwo ubukristo bwuzuye bugaragazwa n'ibyo ngibyo. Ubukristo bwuzuye bugaragazwa no kwera imbuto zigumye. Ariko reka mubwire, iminsi turimo tukinjiramo ni iminsi mibi, ni iminsi ikomeye. Ngira ngo nze no kubabwira impamvu dukwiye gusenga. Nuko iyi saa n'imwe irinjira agiye kwaduka intambara nyinshi, ibihe bikomeye mu isi. Ariko abantu njyewe sinzi impamvu n'abantu batagira ubwoba bwo kubona ibintu bigenda biba ibintu biteye ubwoba. Hari ibintu byagakwiye gutuma abera basenga, hari ibintu byagakwiye gutuma abera bahaguruka bakarwanya Satani badacogoye. Ariko urabona abera benshi bo mu isi baricaye baratuje. Bene data, nimudasenga Satani araje abatwaza igitugu. Nimudasenga mugiye gukorwa n'ibyo mutigeze mukora. Nimudasenga mugiye kunyura mu bintu bikomeye, ariko si ngombwa ko bibaho. Impamvu Imana iduhuguza ijambo ryayo ni ukugira ngo duhaguruke dusenge kugira ngo tutagwa mu moshya. Amoshya abaye menshi mu isi, amoshya abaye menshi. Bene data, ese urimo urategura ute ko iminsi ishize byari bigukomeranye ukabona Imana irakurwaniriye, byagusigiriye somo? Ubyibazeho ko iminsi ishize byagukomeranye ukabona Imana irarwanya, byagusigiye irihe somo? Turihangana, ikiganiro tugikoze imvura irimo iragwa, ariko munyemere ndizera neza ko murimo muranyumva. Byagusigiye irihe somo? Ko wari ugiye gutsindwa kubera ko utigeze uba maso Imana yakorera baterekuye umuntu mugirire impuhwe, ni irihe somo ryagusigiye? Njye njya mbabazwa n'abantu Imana igerageza kwereka
gerageza gushushanyiriza ko bakwiye kuba maso, ikabereka ko bari barangaye, ariko Imana ikabona ubwitabire ikabarwanira, ariko ntibibasigira isomo. Njye mpora nibaza impamvu duca ahantu tukahahurira n'ibibazo tukanahigira amasomo, ariko ayo masomo ntakomeze kugira icyo atumarira mu buzima bwacu, ahubwo bikaba ibyo kuba biri aho ngaho gusa nta kintu bimaze. Bene data, munyemerere munize umwanya tuganire. Iyi si turimo tuyiriho turi abagenzi, hari aho turimo turagana. Mukristo amaze kumenya ko ari mu mudugudu w'irimbukiro, yakijije ubugingo bwe, ariko uyu munsi umuntu wese ari aho kugira ngo iyi si ayiceho nk'urimo urajya mu bwami bw'Imana, ahubwo urabona arashaka kuba mu isi nk'umuntu uzi neza ko iherezo rye ariho rizarangira. Ariko reka mbabwire, niba waramenye Imana, kanguka uve mu bintu urimo, kanguka uve mu bintu urimo, urwanye intambara nziza. Ntacyo byamara kwitwa ngo turi abakristo, ariko Imana ireba ikabona ntabwo turamenya abo turimo. Nitutaba maso ngo dusenge, yewe umunsi nabigira bene data ngo mube maso. Kuba maso ntabwo ari ugutumbura amaso ngo ahora atumbutse, ahubwo ni ukuba maso gutya, ni ukuba maso. Umutima wawe ugahora uhangayikishijwe no kugira ngo ubwami bw'Imana buhore buri mu mutima wawe. Njya ntangazwa no kubona abantu bahirimbanira kugira ngo ubuzima bwabo buhore buri ku rwego rwiza, ariko nta muntu n'umwe ushobora kubona urimo urahirimbanira. Simbizi, reka nere guca iteka, nere kuvuga ngo nta muntu n'umwe, ariko njye ntabwo njya ubona bafite intego z'uko ubwami bw'Imana butava, banagerageza kugira ngo bakore ibintu byatuma ubwami bw'Imana butava mu mitima yabo. Abona benshi ubona bararimbisha imibiri, bagakora ibigiye biteye ubwoba, ariko reka mbabwire, igihe kimwe hari igihe ibintu bizasobanura, hari igihe ibintu bizasobanura. Ntabwo dukwiye gukomeza gukina n'ibihe turimo. Dukanguke tuve mu bintu turimo, tumenye ko iminsi dusohoyemo ari iminsi mibi, hari igihe abera barimo baragenzwa na Satani, hari igihe abera baba bamwizereka, hari igihe abantu bafunguriye imitima Satani ngo abone aho akorera, kandi bitwa ngo ni abantu b'Imana. Bene data, mukanguke, ibyo turimo ntabwo cyoroshye. Satani arakora ku mugaragaro. Abantu bavuga ngo ni Imana ni kuko, reka mbabwire igihe turimo, reka mbabwire amakuru mu minsi ishize ijuru ryagaragaje. Aya makuru mukwiye kuyamenya. Hagiye gutera ikintu bita inzara y'umwuka. Inzara y'umwuka si uko Imana, inzara y'umwuka si uko Imana idafite abagakwiye guteka kugira abantu bashira inzara, akaba bagakwiye guteka kugira ngo bagaburire ubwoko bw'Imana, hanze guteka ibikwiriye, ahubwo bo barimo baratanga ibijyanye n'ibyirari ry'abantu. Ntabwo barimo barabwira, ntabwo barimo barahereza abantu ibikwiriye bahawe. Umuntu yari umutetsi, mu myangane naza gukoresha iyi mvugo, umuntu yari umutetsi atekera abantu runaka, ntabwo ari ubagenera ibyo agomba guteka, ahubwo bamuha condition y'ibyo agomba gukora, agomba guteka. Igihe turimo, niba utaba amaso, benshi mu minsi iri imbere, benshi muri iyi myaka turi kwinjiramo, baracogorera mu rugendo. Mugiye kubona abantu benshi bananirwa mu rugendo, abandi bavuga ngo ibintu bizeye ni ibiki, kubera iki? Aho binjire siko bagombaga kwinjira, aho kugira ngo bahere ku bya mbere bahereye ku bya nyuma. Ni gute umuntu byari ibintu bye nibaza, reka mbabaze ikibazo kimwe, niba muri muranya mvuze ko agira uza kunsubiza muri commentaire. Ni gute umuntu ahabwa amasezerano atari yagira nta n'umubana afitanye n'ugomba kumuha amasezerano? Hari umukobwa cyangwa umusore ushobora kubana bashobora kubana hatabanje kubaho icyo bita umubano mwiza ugeze ku rugero rwiza. Ariko nyinya ntangare iyo mbona umuntu yibwira ko Imana izamuha amasezerano,
niyo Mana avuga atayizi, atazi ni yari, atazi n'uburyo ari akicara ngo Imana yavuganye nawe. Reka mbabwire ibintu turimo muri iyi minsi ya nyuma, dukwiye kumenya ukuri kuko niko tuzatubatura. Iyo tutaba amaso ngo dusenge, tutaba amaso ngo dukanguke, tuvoma amazi akwiriye kugira ngo tuyazigame tuzayanywe mu gihe cy'umwuma kiri hano imbere. Ndagira mbabwire ngo gutambuka benshi hano imbere bizabagora. Imyaka turi kwinjiramo ni imyaka igoye, ni imyaka Satani aje gukora ku mugaragaro kandi akaza yambaye ishusho yo kwera. Udafite amaso y'umwuka agiye guhura n'ibibazo bikomeye. Abantu benshi bagiye kurambarana, abandi bavuga ko ibintu bize atari byo, abandi bivuguruze mu byo kwizera, intambara zaduke. Ariko ni iki mutabona bene nawe? Ni iki mutabona? Ko mbona abantu bashaka kwigira ibindi bintu. Mwaretse tukemerera Mwuka Wera agakora mu buzima bwacu, mwaretse tukumvira Imana tukagendera nayo. Erega ibi bihe birusha nta bandi babizanye, nta bana. Abantu bagiye bategura Imana, abari abo kwizerwa Imana yari yagiriye icyizere, abariho bahemukira Imana. Ariko reka mbabwire, ukwiye kuba maso, ugatunga ibizagutunga, ugashaka ibizagutunga mu gihe kiri imbere. Kubera ko mu gihe kiri imbere haza uyu munsi, niba ufite aho uvoma amazi, voma menshi ushyira mu bigega, mu gihe cy'umwuma uzavome muri ibyo bigega. Niba ufite aho wumva ijambo ry'Imana rizima, uyu munsi ryumva uribike ku nkingi z'umutima. Dawudi yigeze avuga ngo icyatumye mbika ijambo rya mutima wanjye ngo ni ukugira ngo nagucumuraho. Uyu munsi impamvu dukwiye kumva rino jambo, impamvu twumva ijambo ni ukugira tudacumura ku Mana. Ariko uyu munsi ubona abantu baraho barakora ibyo babonye, ariko nimudasenga mugiye kugwa mu moshya. Ndababwiza ukuri kandi nkomeje. Ni byiza dusoje umwaka turi kwinjira mu wundi. Reka mbabwire, ntabwo Satani aretse gukora, nta nubwo Imana ishoboye gukora, byo iwo ikora. Ariko nutaba amaso gusenga uzaba mu mwoshya. Ugeze kuri rwego umaze kumenya Imana. Kigaragaza ko umuntu yamenye Imana, ntagaruka avuga ngo ejo nahoze mbwira umuntu amubwira ati buriya ntabwo ikigaragaza ko wamenye Imana ariko uruvuga ngo Mana ngo mbabarira ngo nakoze gutya na gutya. Ikigaragaza ko wamenye Imana nuko wemera kwitondera iby'Imana yavuganye nawe. Ahubwo iki tubesha Imana ngo dukunda Imana tutagerageza no kuyumvira. Ni gute umuntu mukunda ariko utamwumvira? Ibintu bibi bitumvikana. Ni gute ibintu sobanurira niba uri muranyumva wowe? Ni gute umuntu umbwira ngo uramukunda ariko kumwumvira bikaba byaranze? Turabesha Imana buri gihe tureba ikamenya uko tumeze, ikamenya uko turara, ikamenya uko twirinda. Twibesha Imana. Buri muntu abe maso senga, buri muntu abe maso senga, atazagwa mu moshya, kuko amoshya agiye kugwira menshi. Iyi nzara yari igiye gutera, ijuru ryagaragaje y'umwuka. Iyi nzara y'umwuka ni inzara izica abantu batigeze bavoma muri kano gahe Imana itanze ngo abantu bavoma. Rero niba uzi ubwenge, voma menshi, uzigame, ubika, azagutunga mu gihe kigiye kuza. Ibihe tugezemo ni ibihe bigoye. Intwari zarananiwe. Kuki tutareba ibintu ngo tubibone? Umuntu urabona ngo ni urandasa abandi kandi nawe ni uwo kurandasa. Umuntu ngo ni uyoboye abandi kandi nawe ni uwo kuyoborwa. Inzira arimo ni inzira ipfuye. Sinzi impamvu tutabona ibihe tugezemo uko bimeze. Sinzi impamvu tutabibona. Tumenye ko aricyo dukwiye gukora abera mu isi Imana yishimiye. Abagakwiye kuba bari mu mwanya wo kugira ngo barwanire itorero, nibo barwanire itorero rigira ubuzima. Itorero mvuga ari itorero ry'umwuka riri mu Imana. Abagakwiye kuba barimo bararirwanira kugira ngo ribeho. Niho bari gufungurira imiryango,
nibo bari gufungura imiryango ryinjirwe muri tubangwe rikorerwe muri bidakwiye gukorwa. Abagakwiye guhagarara mu mwanya mwiza wo kurwanirira Imana, Imana igahabwa icyubahiro, nibo bafunguye imiryango Satani kugira ngo Satani abone aho akorera. Abari bakwiye gushyiraho uruzitiro rw'itorero ry'Imana ritamenye ngo ritavogerwa, nibo basenye uruzitiro bafungura ibintu byose birinjira. Uyu munsi urashaka iby'ubugingo muri iyi minsi turimo turagenda mukabibura. Abantu bari kubwirwa iby'isi kandi iyi si turi kuyivaho. Iby'isi turabikeneye tuzanabigira, ariko reka mbabwire impamvu yo kuza kwa Yesu kugira ngo utunge amamodoka, impamvu yo kuvuga kwa Yesu kugira ngo wowe unyumva, si kugira ngo ugire amazu menshi, kuko n'abandi barabikira. Impamvu Yesu yaje mu buzima bwawe kwari kugira ngo azaguheshe ubugingo, kwari kugira ngo azaguheshe ubugingo kandi bwinshi. Ariko benshi ubona baratandukiye. Abantu barashaka Imana ibeshwa mu buzima bwabo nuko yagize icyo bakorera. Abantu ntibakeneye Imana mu buzima bwabo ngo ibane nabo. Ibintu turimo bene data bakundwa n'iki? Ibintu turimo ni iki? Namwe mwige mwitegereza. Nawe urebe ukuntu umeze, urebe wigenzura. Birababaje biteye n'agahinda. Niba uyu munsi wowe urimo uranyumva udahirimbanishwa no kugira ngo uzabone ubugingo, ugakora amasengesho y'iminsi 40-70, yes, nibyo niba ndavuga, ugakora amasengesho y'iminsi 40-70, ariko nta kindi kintu kizimushaka hari kugira ngo nyine biri aho ngaho gusa, ushaka ibintu biri aho ngaho n'ubundi wabona. Nta muntu n'umwe muri iyi minsi dusohoyemo kimenya ko ari umwana w'ubugingo, kakwiye kurinda, kakwiye kuba maso kugira ngo azabone ubugingo. Rero mube maso, ndabinya kubw'imbabazi z'Imana ngo mube maso, kuko igihe dusohoyemo umuntu wese nadasenga azaba mu moshya yibwira ngo aracyari kumwe n'Imana. Buri wese akanguke, senge cyane. Iyo turi kujya ntibyoroshye. Rero Imana ibahe umugisha, kandi ndabashimiye uburyo mwabanye nanjye, uburyo umwanya wanyu mwamaye umwanya ukomeye. Ariko bene data, ndabinya kubw'imbabazi z'Imana ngo buri wese avoma amazi azamba imbere hano gatoya. Buri wese abika umutsima uzamutunga muri kino gihe kiri imbere hano gatoya. Ntawe uzi icyo iminsi ihatse, kandi burya igihe udafite Mwuka Wera ntukajya ugenzuza Umwuka Wera umubiri w'umubiri. Biravuga ngo iby'umwuka mubigenzuza umwuka, n'iby'umwuka mubigenzuza umwuka, n'iby'umubiri mubigenzuza umubiri. Rero niba unyumvishe, iki ntabwo ari igihe cyo kwicara, ni igihe cyo gusenga ukabwira Imana, gese Imana ko uyu mwaka urangiye, ni iki nkwiye gutunga, ni izihe ntwaro nkwiye gutunga kugira ngo nzazambukane nzinjirane muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Bishyire ku mutima wawe, ukomeze ubyibazeho. Ndabashimiye uburyo mwabanye natwe. Bifuza kubana natwe, abariho nimero zacu batuvugisha, kandi bifuza kuba mu buzima busenga uyu munsi, birashoboka cyane. Imana ibahe umugisha rero bakundwa, kandi mukomeze muharanire kugira ngo mubeho mutari mu moshya, kugira ngo Imana neza izabasange mu mwanya wasizemo. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana tubone gusoza ikiganiro cyacu dushimira Imana y'abanya. Imana turagushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye abari badukurikiranye muri uyu mwanya. Turasize cyane kugira ngo ubane natwe kandi dushyigikire mwami wo kwizerwa ntabare twebwe. Urakoze rero kuri Imana yumvishe gusenga kwacu. Kiruta byose, hamagarira abantu ubugingo kugira ngo bazakubone mwami, kuko icyo ari cyo cyatumye uva mu ijuru ukaza mu isi, wagira ngo abantu babone ubugingo. Urakoze rero kuri Imana yumvishe gusenga kwacu, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.
turi kumwe cyane. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi.